Ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze. Iyi ni Kingabo Editions TV. Ni wa mwanya mwiza. Uyu ni wa mwanya mwiza tuje kubagezaho inkuru y'urukundo rwa Rwema na Munyana. Uyu munsi tugiye kubagezaho episode ya kabiri. Muri episode ya mbere duherukana n'umusore witwa Ruberwa wari wasuwe n'umukobwa Marebe. Ubwo bari mu cyumba baganira, umukobwa Marebe yiyegereza Rwema cyane amubwira akamukunda. Ako kanya atangira gufungura ibifungo by'ishati ye ayimukuramo, niko kumusaba ko bishimana. Ruberwa ubwoba buramutaha, atangira gutitira ariko yihagaraho bya gisore, atangira kwivugisha ati erega nsa nk'ubonekewe, ndumva ndi ku wundi mubumbe rwose, ahubwo ndumva mbishaka ndumva biri kunzamo wese. Ngiraga hari naho episode ya mbere yari igeze, ubwo bari muri ibi byishimo rwose by'akataraboneka, bagiye kumva bumva umuntu arakomanze. Ese warakomanze, warukomanze yari inde? Reka tubagezeho episode ya kabiri, ahari muraza gusobanukirwa. Wowe rero utarakanda subscribe, n'umwanya mwiza tukwisabiye, kanda subscribe kandi tunagusabye gukora share. Dukeneye rwose ko iyi nkuru nziza, iyi nkuru rwose y'igitangaza, iyi nkuru isumbye kure iya Rosa na Jack, iyi nkuru isumbye kure iya Romeo na Juliet, igere ku bantu benshi, igere ku bantu benshi, yigisha abantu benshi. Ni inkuru ikubiyemo inama z'ingirakamaro, ni inkuru izatuma urukundo rwanyu rwose ruhora iteka rutengamatiye ibyishimo n'umunezero. Episode ya kabiri rero ya none igiye gutangira nanone ikomeza kutubwira wa musore Ruberwa, ariko ngahangaha ngo Ruberwa abura amahitamo. Twagiye rero. Hashize ibyumweru bitatu, Marebe akomeza kwibaza kuri Rwema agira ati, ubonye ngarantera igihe di? Mbega umusore w'umunyabwoba, uzi ko wagiraga intama yaramukandagiye? Nyamara uramureba ukabona ari umusore usobanutse, ntawe ubura byose koko. Ubonye ngarambeshya ngo hari umuntu ukomanze, naho ni amakerekere yo kugiraga nyikize? Aribeshya pe. Ngomba gukora uko nshoboye kose nkamwereka ko mukunda, ahubwo uyu munsi arankizwa n'iki? Ko ari umunsi w'abakundana. Ahubwo urambera n'umunsi mwiza wowe ukabya inzozi naraye ngize. Mbese ko nari niyambuye ikanzu yanjye nayisubizamo nte? Ko nari noza ibirenge byanjye nabyanduza nte? Uwo nkunda yinjije ikiganza mu mwenge w'urugi, maze umutima wanjye urashiguka kubera we. Njyewe nabyutse ngo nkingurire uwo nkunda, maze ibiganza byanjye bitonyanga imibavu, intoki zanjye ziyagirana imibavu y'amazi itonyangira ku byuma bikinga urugi. Mbega ukuntu byari byiza we, mbega umunezero n'ubwuzu byuzuye umutima wanjye. Nakangutse rwose nifuza kongera gusubira muri urwo rukundo rwo mu nzozi, n'ubu ndacyabishaka. hinganze rwose Ruberwa mubwire ko naje kumusura. Harya ngo uzasure mugenzi wawe gake, kuko numusura kenshi azakwinuba. Ibi by'imigani ntabwo ndi bubyiteho. Ubwo ako kanya Marebe afata inziramugozi ahamagara Ruberwa, maze amwifuriza kugira umunsi mwiza w'abakundana. Ruberwa aratungurwa, atangira kwibaza niba arimo kurota, kuko yumvaga bidashoboka ko nyuma yo kubeshya Marebe ko hari ukomanze yakongera rwose kumva amuhamagaye. Mu gihe Ruberwa akibaza ibibaye, Marebe ati, ariko uzi ko naje kukureba nkaba nakubuze mukunzi? Ruberwa ati, waje kundeba, none se wirengagije ko turi mu masaha y'akazi? Hinganze ndindira akazi karenda kurangira,
mu kanya gato rwose ndaba nkugezeho. Marebe yumvise amagambo ya Ruberwa aratungurwa cyane, kuko ntabwo yakekaga ko Ruberwa yakongera kumwishimira bene aka kageni. Akimara kumva ko Ruberwa agiye kuza akamureba, yahise yitegura kugira ngo anyarukire kwa Ruberwa, dore ko yari abimubwiye ataragerayo. Ruberwa nawe si we warose amasaha y'akazi arangira, yahise yiruhutira kujya kuri butike, agura impano nziza ndetse agura n'akarabo ko guha umukunzi we. Inzira yose ataha adakoze amaguru hasi. Ahageze asingira Marebe aramuhobera. Marebe ati, Ruberwa we, izina ryawe ni impumuro itamye, imibavu witeye impumurira neza, ngaho nsoma uko usanzwe nsoma. Ruberwa wanjye, nsoma rwose uko usanzwe nsoma, nk'uko urukundo rwawe rundutira byose. Ruberwa amuterera mu birere, aramusomagura biratinda, amuha n'akarabo amuzaniye, ibyishimo birabataha rwose reka sinakubwira. Ruberwa ati, uyu munsi ndagutungura bikurenge, iyi mpano yo ndayiguhera mu cyumba. Urumva Marebe wanjye, cyo ngaho twinjire mu cyumba sha mukobwa mwiza, ngiye kugushimisha rwose wishime ushishe wumva. Ubwo binjira mu cyumba, ibyishimo ari byose kuri bose. Ntibyatinda bahita biyambura imyenda no mu buriri ngo po. Umwe ati, ndagukunda, undi nawe ati, nanjye ndagukunda cyane pe. Ruberwa ati, ongera umpobere mukobwa mwiza, mbega ukuntu utemba itoto, ubwiza bwawe ntibushirirora, iyo akuremye yakugize ihoho wese. Cyo guma mu gituza cyanjye shenge, maze ukomeze witetere, sibyo mukunzi? Marebe ati, mbega byiza, ndumva akanyamuneza kaneza umutima wanjye gatumye ngira umuneza muri nge. Marebe aryama mu gituza cya Ruberwa, ari nakamushyiraho ibibero bye. Ruberwa ati, ororororororo, ndumva nguwe neza umwiza wanjye. Uri kibasumba, uri igitego mu bakobwa, uri maso y'inyana, uri umubiri wariboye, cyo ngira nkugire shenge, ngira nkugire mwiza w'igitangaza. Marebe yegera Ruberwa biruhijeho, batangira gusomana birenze, ibi twita gukururana indimi. Marebe ati, ese mukunzi, niba atari ibanga, kuki ubushize wanyitwayeho nabi, ukambabaza koko, ukambabaza n'ukuntu nkukunda, ukambabaza n'ukuntu urukundo rwari rwangurumanyemo koko. Ruberwa ati, ikibasumba, nta dukingirizo nari mfite sha, nagombaga kwirinda kuba nagutera inda igihe cya nyacyo kitaragera. Erega ntawamenya, tugomba no kwirinda sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko uyu munsi ho rwose humura, sibyo? Dore iyi mpano nakubwiye nta kindi kirimo uretse udukingirizo, tugiye tugiye kwishimishanya, wenda budukereho, sibyo sheri? Marebe ati, yego shenge, nibyo pe, urukundo ntirugomba kuduhuma ubwenge ngo twibagirwe kwirinda, ahubwo mbabarira nakwitwayeho nabi, ntabwo byari bikwiye pe, cyo komeza unkoreho mukunzi, komeza unkoreho, komeza gutya. Ariko naguhaye icyicaro mu mutima wanjye, cyo nyigisha uko ngomba kukunyura, nkunyweshe ku nzoga yanjye iri mu buki no ku mutobe w'inanasi zanjye. Bakiri muri ibyo, inziramugozi ya Ruberwa irasona. Yo, uyu uhamagaye Ruberwa ninde?
na episode ya kabiri y'urukundo rwa Rwema na Munyana irangiriye. Wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe